buriya n'ubumva umuntu akubwira ngo nabaye ikirara cyangwa nabaye umwana mubi because of my past azaba kubeshya kubera ko duhora na choice z'ubuzima. Njye nari mfite impamvu nyinshi zo kuba nabikirara zo kubona abandi hard happy. I have a lot of reason to blame people. Ariko nahisemo ngomba ko ubundi filime itangira njye nafukiye hanze mu buhunzi tu muri Tanzania niho famille zacu zagize. Ariko nakuze naho nago nzi papa wanjye, you know, so always hurts me a lot. Nakuze na guidance y'ababyeyi, si a mother ari kure muri Tanzania, banyohereje ka grammaire nongeye gukurira. Life navuga ko ari African life, n'ubuzima bwo muri Afrika busanzwe, but my life gira series. So part 1 n'umwana ukuze utazi papa we, kora papa yaradutaye man. My dad was like ntago nabasha gutunga abantu mu buhunzi babiri, ubwo ni sister wanjye nanjye n'umugore ari we mama, ahita disappearing nyine of disappointment bitangiye gutyo. So it's hard gukuru udafite papa na guidance n'igisure cy'umubyeyi cyo ni kimwe. Na mama noneho waruvuze ngo arakubyaye, nge naje mu Rwanda afite amezi 9, so I was young. Bizo ngo ntago nabonye umwana wo konka, you see. So ni ibintu biguma mu ufite impamvu zo kubikirara no kwanyira. Nyuma kuza waje mu Rwanda. Mama wanjye yagumyeyo ari gushaka ubuzima. The story was like mama wanjye ko famille nini yanjye ni heri muri Tanzania bahungiye icyo gihe. So my grandma yabwiye mama wanjye yabwiye grandma aravuga ati rero ubuzima biragoranye, dore umugabo ya iki n'iki, wamfatira abantu kubatwara mu Rwanda nkashaka ubuzima byazakunda bakagaruka. Understand? So my mom yagize ubwo ashaka umugabo wa kabiri because of life icyo gihe. Ariko umugabo wa kabiri ni umunyamahanga still. Nyine ubwo yashatse umugabo w'umunyamahanga kugira ku ubuzima and I understand her ndamwumva. After byaje gukunda nyine of course, ariko kubona ubwa buzima utajya gusura mama kubera ko afite undi mugabo, you see that atagira tamwicira urugo, of course that makes sense. It's hard. Rero nyuma byaje gukunda, ubwo nyine byaje gukunda. Noneho uzibikunze, what's funny part kuri life yanjye byarakunze, all of a sudden mama wanjye yita famine amafaranga ninawe muri life ya phone nacuruje imineke bro, baba bafata imineke. Twebwe nakuriye muri quartier kubera ko ikibungo hari intoki nyinshi cyane, intoki n'indabo hari obviously bafite hari utuntu batwaramo gutya tumeze nk'utuba amabase kandi nacuruje imineke. Nagiye mu nka, nagiye mu mahene big time nyine nabo wa mwana wo mu cyaro. Noneho mama wanjye bikunze ubuzima bwaraswitchinze, ntangira ko ubuzima bwiza, ntunga telefone ya Blackberry exactly amatushe menshi, ubuzima bwa bwiza. Ntangira kwiga mu bigo bihenze, twatubona amafaranga kuri Western Union. So wa muntu abikoraga bwa buryo bwa bucyo ruri gaso gato yabayise amena igikombe cyabo. My mom died. Oof bro, that was a big So my mother yari umuntu numvaga nzamuhobera, sinigeze muhobera mama wanjye. Imagine like if you have your mom nugera mu rugo umuhobere cyangwa ubwiye ngo uramukunda. I didn't have the chance to ubwira mama ko mukunda, but I think she's very proud of me man. Yeah, she is. I mean, I'm sure she is. She's proud of me man, I know. I'm sure she is. Sorry, I don't know why you asked this question. It's okay. So after my mom died, nongeye kubona isi nyine wa mwana akuze mu buzima bwo yari mutoya, ariko iyo muto nago bibona ko biri hard, ko bafite grammaire gukunda, wanyweye igikoma kumva it's okay, ibijumba biriye you good, wanyoye amata cool. None ntangira gukura nyina yapfuye ngeze senior 3 mu 3 secondaire. Aha n'ubukeneye urukundo rw'umubyeyi cyane. Y'amafaranga exactly y'amafaranga yaguhaga, ubu none ugiye kumva nubona menshi aricyo uzakoresha kiri serious. Siko rero byagenze man. My mom died man. Tariki ya mbere kwezi kwa karindwi 2015 my mom died. Bro nyine bimera nk'icura burindi, hari ukuntu bawumva famille ze zakavaringa icyo cyuho support, ariko ntabwo yigeze haba.